umva mwa ndanakubonye ni mpamo nahaye ingegera akazi bwoko ki ko guhinga ko kazi ho mbandisho none imbasiri ntiyahahinze mwa guhinga wako kazi wakifatiye guhinga nije muntu wa mbere uzi guhinga arajya ngo ngiyaga butuzi bw'abanyakigali yego maje kumubwira ko nta kazi mfite yego maje no kuvuga guhindurisha amasezerano ngo njyemo ntago mubyize none warontu utakazi akomana ntabwo wambereye iji yanjye ngo nguki ibihumbi 20 na bingahe nako ndumva nibagiwe ariko reka nkubwire agafaranga karimo gatobotse oya mva ngubwire ntabwo wambaniye ni gute umurane cy'umwera akazi je ntumbwiye akasema ariko wowe ntago bizi maze iminsi ndi mu bintu by'imihangayiko urumva umva ngubwire nanjye magufite amakuru mashyashya no kubuderuka no kunsura ahubwo wowe kagere nkoro no mama wako umubwiye iyo nkuru ntago nayikubwiye utagiye kungura icupa amafaranga yariho amafaranga yo nakantu katabuze urumva ahubwo kintu yakarayi isigaye dukaranga na buto abana iri kujyana gushiraho ahubwo icyumweru nari maze akantu wakora icupa ryo turarimenera nari nose karo hariyo n'imbuto bwoko imbuto unyumvira amacuho nayo nuko ndi mwana yanangirije imyembe none nawe uratangiye ngo oya ntabwo je nangize none ushaka iki ni bitumi two kuki uduki ushaka ibibuto oya niba ari ibibuto birahari bwoko ki byavoka nta voka ziriyo ni ibibuto sumbajije ibibuto ndabihinga hese muze urabwire wa macuho cyangwa metugabane umva mwa niba nta gahunda ufite y'akazi mbwira nero tugenda akazi si amafaranga tugenda imigozi zanjye koko zigiye kumira mu ntuza yaraziciye ngo ku cyumweru cyageze simvuye nonaha nima uwamumanye impamo nkabikeka ariko muze nkabikeka ku mwana ugira amagambo angana kuriya ugira amahane pe none umva mwa ari wewe umuntu akakubwira ngo icyumweru kimwe umurima gwiwawe rwose ndabanguraje yewe ntago ari cyumwe iminsi 3 ndabumva kwereka rwose ari intabiri nabandi niko bavuga oya je ntandukanye nabo nabandi niko bavuga ntabwo ntandukanye nabo mbese nje habaye kera ibyumweru bibiri impamo pe ibyumweru bikisha oya byabaye kera isubirira inyuma iminsi 3 imigozi ndi ziri kubara niko nkubwiye 3 tugenda ariko iso ahantu yamaze kuhahinga gapfiriya narashwanyaguje umunota umwe ni wowe hahinze haje ni ngewe wowe ntazi guhinga neza tugende ariko narumiwe n'impamo ubu nukuri wamunyereka umuntu twivuganiye n'impamo iminsi mike 3 yonyine birakwiye ubu narumiwe n'impamo ubu se nkora iki ugatinda kwahinga nkakuvuna ntago ndatinya tambikira nuko tambikira esakuriza mwa nkurikira impamo buse narumiwe n'impamo kuri gutinda ureke tugende tujye kwazibera ndabizi abafite ka kantu kavutse bya fresh niba ushaka kagashaka kantu wakakagirira gatya ushaka inkuru yanjye vuga uti inkuru hano abantu yuzuye furumuko sawa ndayikuha ruko tuvuye kwazibera ewana finita urashaka ahubwo nahita nkinga urumva ugiye ngitindagamo ko kantu oya gutugenda ewana vuba kararisi ugomba kuyema nta bintu byinshi ariko njyaga nyikubwira kuri telefone utarayireba amaso ku maso ariko iraba atari mbi nahita nkuramo umuntu iryinyo tugenda turimenemo unayisahane yanjye bari kwijyana shanda intangana we batoroshye byarashize shaba wakintu we nakuri nabigera kabisa ariko ntacyo umva gacomekamo nukuri babaza ubundi ku cyangwe tugenda sha ni seni urumva ewana ni seni bareo ka urumva ufite n'indani umva umurima gwanje nugungu urumva namye batimuze umva ariko ko numva ufite inzara mwanzi igihe ntafite ibintu urabona haruguru ya birabijumburira ugatambika ugafata hari haruguru mwa ugatambika hari ahiye no kuri kiriya giti ndiko hareba kiriya ukahabandura gusa nkazitabiri uracagaye mwa zeko ari birebire umva ntago ari hanini kandi ufite n'imbaraga mwa za gisozi
wahinga nduwambere ahubwo mbwira vuba mwa gira nigende none se muzehe abami ryibiri iriki ibihumbi ryibiri izina rya Yesu none se umva mwa ni iryibiri mva rero nkubwire sinshaka kugorana nawe ndaguhatarane nizo nani namuhaye urumva 30 muzehe ahantu hangana gutya kandi noneho nari nazimuhaye mwa ariko nari namuhenze n'impamo nari nazimuhayemo no gutabira no gutera urumva none jewe ndaguhatarani uharime urumva wenda gutabira bwo tuzavugana muzehe ni 70 oya ndakubwira zo nari ubyigwa nzashaka abandi bazayemera abandi ariko wagize ngo mwa ariko uziko ushyiraho 2 32 oya 32 wapi nayo ngaho ngo ushyiraho 1000 nayo 700 n'umubyizi shyiraho nayo ngo ni 1000 umva kandi mwa iki wajya kuri iriya nsina ukayihokorora neza ndayihokora ariko mbwira 700 urashyiraho nayo kiraho nayo mfite urashyira ngaho yanyu ntago irema meze bitese ntabashani impamo y'Imana pe kongeye kubona meze neza inshuti ikura kunze ari John amakuru sha wana ntubireba se amakuru ni meza ntari bi hasha uri kirekire rata nawe uri kigufi oya ntari bi ako mani ako rero mwana nanga ariko ubwigungiye buranyishe bwigunge mubuye buryo nyine urumva ako sigo nta no gushaka ushatse kuvuga iki ndayihokora ariko mbwira 700 urashyiraho nayo kiraho nayo mfite urashyira ngaho yanyu ntago shiraho ibiceri desabye itabi muzehe unywa itabi mwa unywa itabi kubera iki ugubyiruko gungana gucyo unywa itabi wazigeza kuki ese nuvuga ngo abakera barayinywaga nanjye nkahita nkomera none uri wa kera mwa nduweje ubundi ariko n'impamvu bakomera uzarinywe kagama gufunge muzehe ntabwo ujya unywaho umva mwa umva ngewe se ingana nkaho urubwo uratangira akazi cyane mu gitondo ahantu kahanyereka mu minsi 3 niko wamwe 3 nese muzehe nta avance nk'iya 20 aho ngaho reka da nta uzabaze nta avance njya ntanga nanjye nabyigishijwe na sco ngo yahaye umuntu avance ngo agenda agiye koko se none se muzehe nta kuntu wangira nese nta myumbati ufite hafi aha imyumbati hano igiye iri muzajya uhekenya mwa nzahekenya muzehe ko ntacyo bitwayera igiye irimo umva rero gakobe ukajya undebera abantu banyangiriza nta kibazo ni impamo nese n'ibicyo ufite hano birenze bangiza urabona hari ahepfo ngira y'imyumbati ariko shaka numvisha uzikunda nkaba nkwaye adresse zaho ntabwo bigoye hano zirimo imyumbati uzajya uzihekenya nzayenze ibi bijumba nabwo hari abana baza bakahiramo izimigozi ujye ubandebera ndajya uwo mfata muzamuhe nyine nzamuha nyine amafaranga ndazava muzagajyana nta kuntu wankura akantu nkajya kwirira oya mwa tukazaheraho oya ahubwo ngende mu rugo nihute mwa wasanga bayobewe nayo nagiye ahantu nzahagaranzwe ushatse kuvuga iki nyenshi kuvuga nti ako nta cyaro umuntu yajya yirira mwana cyane ujye umuntu yajya n'abahari n'abana ntibarakura kandi nawe urabizi ribu nyine se wowe nta cyaro ufite nyine ntabwo nakijyana icyawe wabima icyakubwira ko nangira ngo uryanyise ubundi hari umutipe witwa Haruna uzamumenya muri izi karitsiye mba mubeshya ndimo ndamufera nyine mubeshya ko ntateretse umukobwa nka namusaba imbabazi tubikora rwinshi ubwo urumva duhora dukompeta turwanya umukobwa bishatse kuvuga ngo wowe turi gupfa umutipe umukobwa turi gupfa umukobwa uri gumufera nyine umubeshya ibintu bya cyane none se nyine ndaha umva ikibika tupo ndani mu murima ewa ni kibika mudida ahubwo nyeka ko yaraye ayicyajije azabatsinda Kagame sha umva turamumara ko karayi we na yanda wambahero karo karo umeze tese amacuhanga nukunguka arabeshya karo do mvuye kuyitira mba mubeshya ndimo ndamufera nyine mubeshya ko ntateretse umukobwa nka namusaba imbabazi tubikora rwinshi ubwo urumva
duhora dukompeta bishatse kuvuga ngo wowe turi gupfa umutipe umukobwa turi gupfa umukobwa uri gumufera nyine umubeshya ibintu bya cyahari none se nyine ndagufata nzakuramo akantuza kamwe ako se oya none se ubwo ariko rumeze neza ariko nyine reka nkubwire buriya iyo umutipe muri gupfa umukobwa akajya akayimenya sha adagukuyemo amaso yagukuramo bwawe n'uzaburi hano amukoye ako mwana ako nshakira ikintu cy'icyana nyuma mu Imana pe sha barabuze ariko mbabaza uri umuntu w'indanga kuyiterayo do y'umwaka nyuma y'iminsi zingahe rwabugira ingoma ijana do mu gitondo nuko byongera ntabwo twavuganye ngo icyumweru kimwe urabuhamaze hacaho ibyumweru bingahe wa macuho yumbwira ko nta gahunda ufite witonze gutukana urumva ngiye kureba wa musore wanjye ndebe isuka nawe yayibonye turabyukiramo urumva umusore gwa vuba umva mwa naguhaye iminsi zingahe ese muze imigozi ziraciye zirabitse hahinga iminsi cyangwa hahinga umuntu akose muze erega karori ndamanutse n'abakozi ngo bagiye gutera imigozi muze Haruna waranyibagiwe nje umuhaye none ya minsi 5 naguhaga umwe wonyine ngaho umva rero utega amatwi nkubwiye ariko n'ubundi utajya wumva ahantu bahahinze kera nanabishyuye macuho muze nguki ku cyumweru nimanuke ngiye kureba intabira higeze cyangwa akazi nturakora n'umunsi wumwe icyumweru cyose wakoraga iki witonze kunkuramo urwagashya akazi nagahaye wa muhungu wo kwanza igihe witwa Gakobe yarakihingiye muze wese gaho imbere nahandi warahatanze imbere nigendere muze koko nta soni ugira mwa muze akazi asubura gatanu none iyo nagira bwinshi ntahana kamwe ntabwo munyakazi araburije ndagaswe muze uragatanze baho ariko nigendere muze ibintu ntago wabinkwa mvuye kureba imyaka zanye nsanze inyoni zazimazeho genda kureba nubwo mu Gakombe ndebe ko zikiba imyaka ikiba mbese twahengamwa urajyanga inzara inkure genda ntago nje ngwishingiye inzara inkure magasenda muwoye muze n'ahantu ufite erega uvuye kureba n'ibisuka bwabugira ingoma igihumbi do nari nyizanye genda ujya gukora umuganda na leta iragukeneye muze niba nkoze karo ibisaza by'ubu n'ubundi ni amahirwe y'ibisaza byo karo n'ibyo nkoze wareka kumusakuriza mwa shani ako karo nanjye ngaho ndabyara umuhungu none nujyanwa nakwibye imiwembe gusa na bya bitoki nta na kimwe uri busangemo karo genda sha umva icyo wumvishe nicyo nta kindi ngusubiza karo nta kindi ngusubiza reka nkubwire nubwo iyi si dushyira ku ikarayi ikadukaranga nta buto urumva ujye umenya yuko imukarange ari mu karere ka Kayonza sha karo ariko urabeshya karo sawa akabasaza ubuse kuko mudidi none harabigenza ati semana isuka byo none ndabijyana sha none kuje wikuramo ko byagenze gute sha musore wanjye wiriwe nakuwiriwe sha urebye n'ibimwe by'abanyarwanda ngo ni neza aho ko mbona wiriranwa amasuka wari wategereje ko nkugeraho ahubwo se ugira ngo ahubwo ndumva uri bwatinde gucyaho sha byihorere kabarondo rirarema kabarondo nawe ritaremera no kwa karori rirarema ibyo mboneyo yo noneho wagira ngo ni asuguri kumbwira iki nakamara mazi mari n'ukuri pevu aho kuseta uruvuge n'undi uzire ko utaje kunkura muri mudi y'akazi rero umbwire n'amakuru yanjye amakuru yanjye ni meza nuko rero muramukazi wanjye yarambwiye inde muramukazi wanjye usigaye usinda inde maze ukamujujubya kabudensi ya nuko yakubwiye ariko buriya kabudensi yabajaga bamuha ndetse ntuhahe ntugire akantu wazana mu rugo ibyo bikanywa ibyo kunywa amabyeri gusa
Amabyere ni yari abana. Barabana ubona batabyibushye. Kabudense yambwiye yuko nta kintu kimupimira namba. Oya. Barabana ubona batabyibushye. Wakanga wa utasinze waba wanywebye uzi ewana ubu mwana nako ndumva byananiye no kubivuga tu ahubwo si isuka mwana isuka yibaye byiza nyine waba uyibika tu ubu ngubu urumva ndambwira ko usaza ariko ntago nsaze ndi muzima ibyo nkubwira ndi seriye mani ihanganura inshuti yanjye tu ndambwira ko nabyutse mu gitondo njya gushaka amasuka reka nkubwire niba inzara irimo no kugutigisa ikomeze inagucugusa kubera yuko mwana dore ibintu bibaye umusaza nkuriye agaho ewana hahandi tu birarangiye ubu nawe ngiye gukomeza nyine mwana nibere gutya cyukoza nyine nanjye sinabura ko ncugurika nk'umuntu usanzwe karitsiye ariko nyine mwana yamaye nta kintu wambwiye umusaza mwana nkuriye aramwe ngo naratinze uzi ko bivuze abandi uzi ko bivuze nkumva mararitereye shabyihorere mwana urabivuze mite numacaga guhitwa n'ukuri shabyihorere ngenda abona mero ugiye no kumira ayiwe inkuru y'incamutwe mwana impamo y'Imana ahubwo si no guhitwa gusa ndaguha n'agakanzu n'impamo y'Imana oya mwana ihangane sebanye undi nkuru yizaniye oya arega reka nkubwire ihangane wowe ibi ni ibyigahe gatoya mwana akazi nakabaga genda utemba inzira yose yewe ni umurengo wa rutoki mpamoda yavuguruje zana abagabo babibonye nasinze ngewe nsinda ndinda kuzana abagabo se aho wanyuze mu muhanda hose niho bayigwandika umva Marigarita sinjanywa bumva nasinze koko ariko Kabudense agira amagambo ariko wowe musaza wanjye kugira inama iki gihe ntabwo ari icyo kunywa ni icyo kugira ngo umuntu amenye abana amenye umuryango se nanywa ahubwo ma ni ngombwa ngo ararabibwiye isi yose ese ko ari bwengeye mwa mukazi we hari undi yabibwiye nimpamo umva rero muvandimwe oya yunywa gakeya unywa iziringaniye ntabwo wavuga urutoki kugira ngo ujye wiguramwo wasinze wandika wayima ubu ngubu nimpamo ahubwo mu rugo ntayiriyo warakiyemeje ntayo mperuka yaba ayiriye ukansoma nimpamo gabanya reka nze nigendere nisubirire iwanjye usubiriye ariko ibyo bintu barakubeshya mwana uko akundi wajya kurya ikiringiti nyine ukomeza unakimira nta kundi nyine byagenda mu gihe ugitegereje ariko nta kundi ariko bizacamo mani ntiwihebe ndabona wihebye cyane ariko muramani amani bizacamo uzi ko uyu munsi nkunda sisebwe amafaranga mvuga ngo basi wenda ngo n'akazi ndi bwabona ubuse nani hangana ariko nta iki cyaro mwana niko kirotwonsa ariko karori kidafite amabere mwana karori nabonye nta gahunda karori ako mu mbogo mani shamani reka nkubwire ariko ihangane umusore wanjye ihangane bizacamo bizacamo bisi niko bigenda bizacamo kubeshya mwese nawe Kabudense yari wabindi arabeshya ahubwo turabonana murabonana se kubera iki kandi ahubwo gari y'amacunga umunega nanone rero abukoze ikibazo umuntu akubeshye yuko wavuga iki nyamara umugore ubu ngo afite uburenganzira busesuye umuntu utagira ibanga oya urazavuga n'icyo yambariye wo n'impamo za mu cyo nigende muri Rwanda iyi leta irashaka ko umugore agira uburenganzira mu rugo rwe abana bakagira uburenganzira bwabo sinywa agacupa ukakamwa ariko ukibuka umuryango ubwo nabatabyibushye urabeho karo ngaho urabe sigara mu byawe urabe ushimvira hamwe uranyumvira koko n'impamo ibyo ni ibi